gutegura ibizami gutegura ibizami sibyo bisoza umwaka kugira ngo ntazasibira mama yantumye amanota menshi reka nkubwire inama rero sibyo niba ushaka kuzana amanota menshi ukagira urwego rw'ubwanwa irya kuri ibi byose reka ngufashe urwego gato ngufashe urwego gato ni byose niza n'ubwenge mukanya mama azamubwire ajya ahora kwibura byose abana mwatwigishe byose mubwira byira by'abagurira zibira 200 nizo zituma mugira ubwenge niba ubwenge ufite kwiga nibyo bya mbere nizo zituma umenya gusoma cyane mukanya n'inkono sana jisi ukanyesha cyane ubwenge bw'ibyo bwuzuye yego ariko uyu munsi rero reka umwana wa mbere ugiye kuryamagara nuhita amubwira agihite adusubize hanyuma adusengere kuko uyu munsi ni ku cyumweru kandi ntabwo agiye gusenga sibyo kugira ngo umwana adusengere noneho tugira ubwenge sabire n'ubwenge kuba twarebye byose ubwenge turabufite mukanya turamasa na byose uyu mwana uhamagaye wa mbere agiye kudusengera dusengere umwana amakuru umeze neza umwana witwa nde yagiye umwana ari mwiza ariko uriya uyu mwana agiye kumanza agura byose ahita agira ubwenge cyangwa se kuri top milk sibyo cyangwa na sanogisi yamara gusoma ahita agira ubwenge ibyo turamubwira abikore ahita amenya gusenga ariko berite nakubwiye soma nakubwira ibisakuzo n'imigani migufi ibisakuzo n'iki ibisakuzo n'iki ibisakuzo n'iki ibisakuzo kandi nabikwigishije wisdom school warabyize wisdom school babitwigishije kubera ko batwigishije n'indimi zose harimo igifaransa icyongereza igishinwa n'iki n'igiswahili reka tunywe inama adusengere hanyuma dukomeze izindi gahunda duhite dukomeza mwana amakuru umwana nawe agiye kumanza kunywa kuri top milk top milk mu gitondo yiwe uhita ugira uruhu rwiza akamwirishe n'akabana n'akabana wa mwana aragarutse ari gusohokamo mwana witwa nde Boneri utuye he muri Rwamagana abantu b'i Rwamagana ndabashuje Boneri ariko ari Rwamagana yitwa Boneri turamushuje natubasuhuza buri munsi anje awase katwumva umwana dushaka umwana udusengera kugira ngo imana ni byiza umwana
Yego. utuye hehe? Mu Byangabo. Mu Byangabo, subiza abantu bo mu Byangabo. Yego. Abantu bo ku isashwari basuhuze. Abantu bo ku isashwari basuhuze. Yego. Umwana Joyce agatari ntabwo kuvuga ku isashwari. Ntabwo uzi kubivuga. Joyce Karame. aka kantu nabazaniye muri kukabona. Yego. Kari mu ikote wakabonye. Yego. Ni agaki? Ndi kubona ari didosi. Yorose didosi urayizi? Yego. Zigura ngahe? Zigura 200. Uzaza nzibire? Yego. Siziryoha rata? Ziraryoha tujya tugura amapaki. Yego uzaza n'ipaki hano? Yego. Ndetse na Joyce. Yego. Joyce Karame. nagazi kuvuga ku isashwari mfite Joyce akakwishambara rero Yego. ako turi namutsinzi n'agatangiye kumwaza. Yego. Ngaho uzi gusenga? Nzi gusenga. Ngaho dusenge kugira ngo Imana iduhe umugisha kubera tutagiye gusenga. Yego. Sengera n'abantu bo ku isashwara. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, icyo ushaka kibeho mu isi nk'uko kibaho mu ijuru. Ifunguro ridutunze riduhe none, utubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe tubabarira abarimo imyenda yacu. Ntudutererane mu mubi, ahubwo dukize ibyago, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro n'iteka ryose, none n'iteka ryose. Amena. Amen. Joyce urakoze gusenga. Yego. uzi ikintu tukwemereye ari ukuzaza kuri televiziyo no kukoherereza minesi ndetse no kuzagusura. Urahitamo iki? Uzaza kuri televiziyo. Kuzaza kuri televiziyo. Ushaka kuzaza tukavuga umunyenga? Igare ryacu waribonye? Nararibonye muritwara neza. Joyce Karame. hanyuma rero iyi nimero yawe iri muri mesaje. Yego. hanyuma kubera wadusengiye neza tuzakubwira ibyo kuri televiziyo. None si Yego none zaza ryari? wowe Abwira mama tuzavuga. iyo nimero iyohereze turi nidusoza kuvugana n'abandi turakubwira igihe uzazira. Iyo muri kubyina neza. Yego ari njyewe nako toni n'indi bizi ari njyewe nako toni Ni wowe. isubiza mama abantu bo mu Byangabo, abantu bo kuri Lagarete, abantu bo kuri Hehera. Wazaze. Sambayi Yego. ishakwari basuhuze abantu bo ku ishakwara. Ano Toni Joyce aradusengeye ni umwana mwiza. Kuri Lazarete. Kuri Lazarete. Lagarete ntabazi. Lagarete ni Lazarete. Joyce turakubaza n'ibitoya. Ano Toni reka twumve n'umwana asuhuze abantu babiri anatubwire akantu nabazaniye. Ibisakuzo ni iki? Ibisakuzo? Ano Toni wangateze ndumva uburenganzira bwawe. Reka turagira sibyo? Reka tumubaze. Halo mwana amakuru yawe witwa nde? Rayani utuye he? Ikabuye.
wacu none se wambwiye akantu nababishiye none ukibanga kuri iyi koti wakabaye Midasi harakandi nabicyane mu ikoti uri kureba reba mu ikoti reba bakabaye maro akabaye babiri bakabaye rayaniye maro yikunda ushaka ko nzayigura baro uzagukurikirana ibibazo tubaza n'ibitsinda nutsinda ibibazo tubaza uzaze tugure imbaro sambayi 80 hanyuma ibisakuzo ni iki ibisakuzo ntabwo ari abo kuri top miliki n'abo kuri top miliki ariko bikora hello ngo ni reka twumve reka suze mwiza hello tumeze neza bakwitande areka rajisi yego ariko nari umwana sha nari umwana mungana yiyo mwana igikondo suza bari igikondo yego yego yabagize yababwira bazi tubaye byose igisobanuro cy'umuryango nibyo kirakoze yego kirakoze ngo byose utera ubwenge cyane umwana amakuru yawe ni meza uri kumvana baturiye ntabwo turi ninde wambaye neza ni wowe yego ndagukunda cyane wambaye neza hariya witwa nde mwese mwambaye neza ndanze hariya witwa nde nitwa Mika utuye Kigarama Mika reka neza akabazo yitwa ibyo bayita iki Yongwe TV yari ikorera we ikorera Nyamirambo ku gisozi abagezeho ikorera ku gisozi kamubaza ikintu Mika biga mu kangahe gama gatanu hanyuma ibisakuzo ni iki zenguruka duhure oya ibisakuzo ni iki igisakuzo yego ni nk'ikibazo bakubaza bagucira amarenga ukagisubiza ariko utumvise urakoze ariko reka mbigusobanurire ibisakuzo ni umukino wo mu magambo
ugendanye n'ibibazo n'ibisubizo babyumvise Yego. hanyuma ibyo wari uvuze batanga urugero bavuga ngo sakwe sakwe ugasubiza ngo soma babyumvise Yego. sakwe sakwe Toma. nyiramakanga za mutahi Urakuruye. hanyuma ubutanze kureza ikindi kibazo n'ugisubiza ugere gute tuwembe didosi na topumi umwana wari ugiye kuta akakwibiri yego hanyuma dusimuke dutumire abadutumiye bari gutumira umwana umwe abadutumiye cyangwa abadutumye ni abadutumye nakubwira ibyo byose ugira ubwenge didosi ndakuyange halo gerageza amakuru Nyagatare mwiza aka kantu mfite mu ntoki ni agaki intoki kararyoha kagira ngahe kagira ngahe mwiza magana abiri abiri ariko ashaka igihe gusura abantu tugiye gusura mwiza 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 tuzaza kubasura sibyo imbere mwiza dukunda cyane ariko mwiza iyo nimero ayohereza muri mesaje turaza kuvugana sawa bayi turagukunda mwiza mwiza ni inshuti yacu ari abanyagatare bayi turagukunda abana banyagatare ni abana beza tenyemerera natwe turabakunda abanyagatare bose turabakunda no gutwara mu kaga bayi bayi bati mbere tugaruke mu kanya tubanze dutumikire abadutumye Abadutumye? nabo abafatanyabikorwa bacu sibyo banze usome mesaje ya mbere reka turi mesaje yego yebyiri yego iyo yanditse yego ngo ni Joyce Muryangabo umuryango Musanze yego ngo nimero nini iyo yagusanze musanze rero sibyo tugomba kumutumira turamutumira abasangira abandi bantu reka tugaruke mu gice cyacu cya kabiri kibana sibyo hanyuma dutumikira n'abadutumye uretse bakubwira yego harimo top milk uretse baraza kutwibwira reka nazo ndavuga harimo top milk amata meza cyane sibyo yego harimo serivisi yego akantu wanywa uri mu nzira uri mu rugendo uretse y'indagira yego harimo serivisi ariko ufite amagambo menshi nuko rero ndi rwose harimo byinshi harimo kumeza kuvugana na mwiza harimo no guhinda hope amatari harimo na magasin sport class yindi tutubara handball gutera nkungu ukomeye akanyari kutakandira nibyo amatari reka tujye perezida sibyo atwereka top milk hari akaguru no yikayina kikayinjira ariko bari kuniriya umwanya badutumye nabo hanyuma
twereke uko biba bimeze. Sawa hanyuma Esther ndagushimiye cyane mu kanya tugaruke mujye kure turagaruka mu kanya. Yego sawa. Yes. Uncle Tony. Meze bon. Ngere ngushimire Bertin. Urashimira? Tugarutse mu gice cya kabiri. Gice cya kabiri. Bakita gute harya? Manze kuri Didos. Didos? Kuri Didos. Numare. Nzibuke neza. Kugira ngo byibuke. Harya Didos si zitora ubwenge? Yego. Niyo mpamvu usubiza ibibazo byose ku ishuri. Byose. Gice cya kabiri. Ariko nawe ndanywa sana juice mu kanya. Cyitwa makuru kibana. Makuru kibana. Aha. Wamfasha gusobanukirwa neza igice cya kabiri makuru kibana kigizwe muretse gato maze ngubwire reba hano twifitiye baro yego iva muri Magaze Sport Class nakabaro keza cyane gakina ni handball tuzajya rugere kuko bagakina twifitiye hano sana juice wayibonye igura 200 gusa 200 umwana wese yayinywa dufite Didos kubakarira wazundira Didos Cotton wazundira Didos ariko nkuza nizawe izi ngizo zazimara umwana wese yemere kurya rwose itera ubwenge ku ishuri ibizamini bari kubitsinda kubera Didos mu gitondo ababyeyi bose ntago bibagirwa gushyira Didos bavuze ngo mu gikapu cy'abana uburenganzira bw'umwana mwisi ikoranabuhanga harimo na Didos kuko iyo na sana juice wanywe sana juice ugakora n'isi niyongera kwinywera sana juice ndakubujije ntago mbyongera nakugura Didos zawe ngizi hazima iyo bavuze ngo ibisakuzo ni iki umwana ni iki uretse mbanze mvuga ibice bigize makuru kibana ngaho ndagushimiye makuru kibana yego abana muri kutureba Uncle Tony makuru kibana rero ni igice cya kabiri yego cy'ikiganiro yego sibyo tuba twatangiriye kuri Happy Kids ari igice cya kabiri cyitwa makuru kibana abana muri kutureba reka tumanze tubasobanurire kubera ko mu minsi iri imbere tugiye gukoresha amarushanwa muzajya muza hano kuri televiziyo uzatsinda azatwara ikimeza cyuzuye ibihembo za Didos amabaro classe amagezi yo muri magazine yose top milk amagezi y'abana imyenda ya karate kimono urumva zibano zibaze uziko nize karate naritoje ariko nahise njya muri Amerika waritoje mbabarira nabyibagiwe ako narakize nakize ariko nahise njya muri Amerika mitambireka wisdom ari yukohereje se wisdom ni yanyereje umwana wese uze kuri wisdom school aratsinda akajya hanze sibyo uvugiramo ndakumva umwana wese uze muri wisdom school yana yego ikigo cyiza yego bafite inka badukamira amata Uncle Tony utarize muri wisdom school wana nta handi wakwiga sibyo nta kazi wabona keza ngo hari n'undi muntu ukina handball izi baro se igura ngahe hanyuma ndaza kukubwira nimero wahamagaraho 082 56 00 ashaka baro na jezi ya volley yaba basket yaba football handball ashaka na jezi yese kushaka imyenda yo koga nazayikura yose bihari nimero na none ndaza ku 07 82 56 00 45 warike tubwira kuri makuru kibana ibice
bigize abana muri kutureba harimo imyidagaduro wabyishe tumenye umuco nyarwanda nese twahoze tuvuga ngo sakwe uko turi karamba uri kumvangira habanza imyidagaduro harimo n'iyobokamana wa mwana wadusengeye uko turi uri kujyana yadusengeye kandi ari gusenga tuzamutumira ngewe sawa harimo harimo iki hasigaye iki tumenye umuco nyarwanda indangagaciro imigani uretse indangagaciro kirazira kugira gute kugambanira igihugu cyakubyaye ndakubeshya ntabwo mbeshya kugambanira igihugu cyakubyaye reka mbwira ibintu biba mu muco wacu yego imigani hakabamo gusakuza hakabamo kumenya ibintu by'imico ya kera gutarama hari abana batazi ikintu cyitwa ariko tunabizi guteka runonko narabikoze hari ikintu twatsukagaho uzi gutsuka ku mutumba barankubise akabona agotoni gukina sinabyaye agotoni nzakujyana ngo ariko ukuntu bigenda sibyo hanyuma rero ibyo nibyo bice bitatu bigize makuru bana byose birimo hanyuma ari nabwo turaduhamagara abana tugiye gukoresha akarushanwa gatoya ni ikirushanwa kinini abana bazajya baza hano abazatsinda ndetse abandi hari ibibazo tugiye kubabaza abandi tuzajya tubasanga iwabo aho bakorera aho bidagadurira muri za mezo de jene abana za mezo de jene zose tuzajya tuzigeraho mu ntara Ingororero Nyamasheke Nyamagabe Huye hose tuzabasangayo hanyuma ko tonini iminota iri kugenda duke reka sone message twitabe n'abandi bana tunababwira ko ibizamini bamara kubisoza mu cyumweru gitaha tuzatangirana n'ibibazo ndetse tunategura iki amarushanwa gakora selection yego twagiye message ya mbere uyu ngo yaravuze ngo Mwiza Megani arabakunda cyane buri munsi abari kumbwira ngo nishyire kuri Yongwe TV Nyagatare turabakunda n'Imana irabizi ni mwiza Imana irabizi zamubyana muri batisi mwiza turagukunda cyane mwiza Yongwe TV yonyine reka nkubwire Yongwe TV niho habera ibintu byose mu gihugu amakuru yego ibiganiro bitandukanye harimo ibya siporo yego harimo iby'imyidagaduro dutumira abahanzi harimo none se utambwiye abana baba bagize amaniversaire tukabaririmbira kuri Yongwe TV n'ahandi babikora akudoni kanama utambwiye ikiganiro cya pasiteri cyo kwigisha ijambo ry'Imana koko reba umwana hadusengeye ku isashwara niho yabikuye pasiteri yabigishije cyane yamuramburiyeho ibiganza akavuga ati Imana iguha ubwenge hakaza happy kids ni makuru kibana akudoni indi message Tony Berde ndakunda cyane ibiganza muzame umunyenga na sana azaje tumuha umunyenga arongera ngo Tony na Berite narakunda ibiganza muzame umunyenga aho Tony umwana ashaka umunyenga reka njye kuri Didosi nawe hari umuntu wanditse papa bikora bitangiye kugenda kubera Maria Didosi aho Tony iminota isigaye reka twitire abantu nka 2 cyangwa 3 hanyuma tuzongere kuwa gatandatu papa Gladys nawe atinda bakurikiye cyane ati ejo mwanze kuza muri anniversaire hanyuma nabandi bana bahirya no hino Esther Mugisha reka mbasuze Sabrina nabandi hanyuma undi ninde aranditse ngo iki aranditse ngo turabakunda cyane turi mageragere natwe turabakunda mageragere turabasure nabo tuzabasura muri fakazi dufite akazi kenshi reka twumve umwana akadani kayitagana n'umwana alo tumeze neza wale none se uradukunda ko mbona uri ikina amashaha ko mbona uri mukuru
Yitwa Tereza. Witwa Tereza? Yego nawe uratwika. Yego rambaye neza. Bye. Yego bye na kwa gatandatu. Sawa. Suza abana. Hanyuma undi ageze ngo iki? Hanyuma Bertin. Uyu nawe aranditse ngo ni mama Esther na Mugisha reka duha abana amahirwe. Halo? Oui. Tumeze neza, wameze gute? Witwa nde? Armstrong. Ikomeje kugituza. Armstrong, wadukunda? Bari nawe kwa gatandatu. Natwe turagukunda, uzatsinda ibizame. Nawe kwa gatandatu. Yagiye. Bertin, uyu nguyu nawe aranditse ngo ni mama Gisa turagukurikiye cyane kandi turabakunda. Yego mama Gisa Kinganzo nawe ndagushuje Germaine. Halo? Hello? Mwana bite? Princess? Witwa nde? Katie? Keti ya makuru. Amen? Bamushitse. Utuye. Imageragere turagukunda. Abantu b'imageragere. Nate? Yego kwa gatandatu tuzaduhamagare kare tukubaze ibibazo. Yego. Ugira amanota 80. Sambayi. Suze mama. Yego. Abantu b'imageragere baba dukurikiye. Anko Tony. Reka nkubwire. Ndakunda. Reka dushimire abana babanye natwe. Dushimire ababyeyi b'abana. Musanze abantu banyagatare. Yego. Wanagira nako dukunda. Dushimire abana. Yego. N'ababyeyi babo. Ababyeyi n'abagaciro. Babahaye telefone baratuvugisha. Sibyo? Ababyeyi turabakunda. Turabakunda cyane n'abana. Turabwira Bertin. Natwe turabana. Ababyeyi neza. Sibyo? Anko Tony. Reka dushimire Yongwe TV. Yateguye iki kiganiro cy'abana. Dushimire Yongwe TV yateguye amakuru kibana. Dushimire Yongwe TV ikorera ku Gisozi yateguye Happy Kids. Anko Tony. Anko Tony. Dushimire Didos. Reka shimire umuyobozi wa Didos. Turamushimiye. Sibyo? Didos no abana bamenye ubwenge. Dushimiye abarimu bose badufasha kwigisha abana. Dushimiye Wisdom School Rwanda. Kubera ko niho twize bituma tumenya gusoma. Pastor wigishije Joyce bisashwara mu byangabo. Hano mu byangabo mama Sabrina turamushuje. Dushimiye Magaze Sport Class. Sibyo? Dushimiye Top Milk amata meza cyane mukangiye gutanywa. Mama Tony na mushyira Top Milk. Mama Tony uzamushyira Top Milk kuko ni amata meza n'abakecuru barayanywa n'abasaza n'abajere n'inkumi. Sibyo? Perira. Managing Director wa Podium Sport. Amutabira. Anko Tony. Ndagushimiye. Nta butumwa bwa nyuma dukomeze. Ubutumwa bwarangiye tuzasubira ku wa gatandatu. Ndanagushimiye nawe. Sibyo? Urwandiriye Didos. Ndakuguririye. Yego. Irahendutse. Igura magana abiri. Karatise. Ina karate. Ndabarira. Ariko icyumweru gitaha nzaza nambaye kimono. Uzayigurira umva muri Magaze Sport Class. Umva uzambabarira. Okay. Sawa. Anko Tony. Nzakubabarira. Dushimiye Prima. Sibyo? Yadufashije. Hanyuma nashyiramo akaririmbo hanyuma tugende abana basigare bakumva. Bye. Niba wumva wishimye sigara ubyina kuri